Imana yacu ihabwa icyubahiro. Twongeye kubaha ikaze muri kino gitondo muri amateraniro. Turashima Imana, turashima ubwiza bw'Imana, turashima ukuboko kw'Imana kwabanye natwe. Mu cyumweru gishize twari dufite amasengesho y'iminsi 3 yagenze neza, yaba amasengesho meza. Twasengeraga kuva mu butayu kwinjira mu gihugu cy'amasezerano. Bizera ko hari byinshi Imana arimo gukora kugira ngo atwinjize amasezerano. Twavugaga ko ijambo rivuga ngo si inkota y'Abisirayeli kandi si umuheto w'Abisirayeli wabinjije i Kanani. Natwe turimo tuvuga ngo si inkota zacu kandi si imiheto yacu ibasha kutwinjiza mu gihugu cy'amasezerano. Rero ababanye natwe muri amasengesho, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha mwinshi, kandi turizera neza yuko Imana izakomeza kubagira neza. Muri iki cyumweru tugiye gutangira ni icyumweru cya Pentecost. Ku cyumweru azaba ari Sunday ya Pentecost. Tuzaba turimo ducelebratinga igihe twakiriye umwuka wera, igihe isezerano ryuzuye. So rero uyu munsi turaganira ku kuzamuka k'umwami wacu Yesu Kristo, kuko yaravuze ngo ikizabagirira umumaro nuko ngenda, kuko nintagenda ntabwo umufasha azaza, ntabwo umwuka wera azaza. So igihe rero Yesu Kristo yazamukaga yaragiye kohereza umwuka wera. So uyu munsi rero turavuga ku kuzamuka k'umwami wacu Yesu Kristo, kuko byafashe iminsi 10 gusa amaze kuzamuka, hanyuma umwuka wera aramanuka. Pentecost iba nyuma y'iminsi 50 nyuma ya Pasika. Iyo Pasika ibaye ku munsi wo kuzuka, hanyuma hakurikiraho iminsi 50. Iyo minsi 50 igabanishemo kabiri, igizwe n'iminsi 40. Iminsi ya mbere 40 ni iminsi Yesu Kristo yamaranye n'intumwa, arimo kuzitegura, arimo kongera kurestora. Twabivuzeho mu gihe cya Pasika tuvuga ko Yesu Kristo igihe yasukaga atahise asubira mu ijuru, ahubwo nyuma yo kujya ahera hahera agatandukanya umwenda w'urukingirije ahera n'ahera cyane, agatanga ibitambo mu butambyi bwo mu ijuru, mu butambyi bw'ahantu ho mu ijuru, kuko umurimo wa Yesu Kristo w'ubutambyi ntago wakorewe mu isi. Igitambo kiwe ntago yagipresence mu isi, oya. Ubundi mbere abatambyi bari bafite ahera hahera hano muri iyi si, batwaraga ibitambo by'amaraso by'impongano z'ibyaha by'abantu, cyangwa se igitambo cya rimwe mu mwaka. Aho rero hinjirwaga n'umutambyi rimwe mu mwaka gusa wabaga waratoranijwe. Iyo yinjiragayo bamuzirikaga umugozi ku kuguru, hanyuma bakamuzirika, hanyuma akambara n'inzogera ku kundi kuguru. Ibyo byombi yabaga yambaye inzogera, yambaye n'umugozi muremure. Yinjiragayo ari wenyine, kandi byamusabaga ko agomba kubanza kwiyeza no kwitunganya kugira ngo ajye imbere y'Imana yejejwe. Kubera iki? Kuko nta muntu udakora icyaha, niko birivuga. Salomo niko yaravuze ngo nta muntu n'umwe udakora icyaha. Ngo rero nitugucumuraho ariko tugasaba imbabazi, uzatubabarire, uzumva uri mu ijuru utubabarire. Rero kuba ari umutambyi mukuru ntibyasobanuraga yuko aba mu ijuru, yabaga mu isi. Rero uko kuba mu isi bivuze ngo anytime yakora icyaha, anytime yajya mu ntege nke, anytime yajya mu bibazo bitandukanye. Ibyo rero byatumaga n'igihe yabaga yaciye bugufi akiyeza agasaba Imana imbabazi, yabaga yibaza ngo ese biramutse bishyitse nkagenda ariko ngasanga hari icyo ntihanye. Ibyo rero byatumaga abandi batambye bagenzi be bataremerewe kuzamukana ngo bajyane ahera, basigaraga ku muryango, bagasigara bafashe umugozi. Bari barakoze ikiziriko kirekire, umugozi muremure, yawambaraga ku kuguru kumwe, hanyuma ku kundi kuguru akambaraho inzogera, hanyuma agatwara ibitambo by'impongano cyangwa se byo gusabira abantu imbabazi. Yagendaga ahera akagenda agatanga ibitambo, ariko uko yabaga arimo gutanga ibitambo, uko yabikoraga ahantu nta wundi muntu umureba, nta n'undi muntu wabaga wemerewe kumuherekeza, yabaga ari we wenyine gusa. Ibyo rero byatumaga kugira ngo agaragaze yuko cyangwa se yerekane yuko
akiri muzima, kuko byashobokaga ko ahagera ariho ibyaha agahita ahagwa, ako kanya umwuka ahitaga umushiramo agahita kubita se agahita apfira aho ngaho. Niko byagendaga, ntabwo wahajyaga hari icyaha kikuriho ngo have uri muzima, warahinjiraga ugahita upfa ahera hahera. Rero n'abandi batambye basiga ko batabaga bizeye, bazi ko batacumuye cyangwa se batazi yuko abari ikibasigayeho, nabo ntibari kujya gukurayo umurambo, kuko ari kujyayo nawe yari kugwayo. Hari ahantu hari très dangereux, wahinjiraga ari ukoreshejwe gusa. Ubwo rero byabaga bimeze gute? Yagendanaga inzogera, hanyuma abasigaye hanze bagasiga bafashe ikiziriko kiziritse ku kuguru kwiwe, akagenda nawe yabaga azi yuko nasohoka arashima Imana, nadasohoka nyine ubwo nta kundi nuko. Rero icyo yakoraga ni kimwe, yaragendaga yatera intambwe ebyiri agakubita hasi ukuguru kuriho inzogera, inzogera ikavuga danda 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 danda. Rero uko inzogera yavugaga abari hanze barayumvaga, akavuga ati Imana ishimwe, aracyari muzima, aracyahumeka, aracyarimo gukora imirimo. Nuko yazengurukaga agatanga ibitambo, akarangiza akongera agasohoka, bose bakiruhutsa bagashima Imana ko ibitambo byabo byemewe n'imbabazi bazibonye, baba bariwe. Bakongera gutegereza umwaka wose, bakavuga ati ibyo twacumuye byose muri uyu mwaka birashize, birarangiye. Yesu ashimwe, birashize birarangiye, nta kindi cyaha kigihari. Ubwo tugiye kongera duhangane n'uriya mwaka, ibyo tuzacumura muri uyu mwaka tuzongera tugaruke imbere y'Imana, twongere tubisabire imbabazi. Rero iyo yabaga yahagiye nawe atejejwe Imana itamwemera, icyabaga ni kimwe, yikubitaga hasi agashiramo umwuka. Iyo bakururaga umugozi bakumva nta kubisa akaguru hasi ngo avuze inzogera, kundi bakururaga umugozi bawukurura akabyumva, akumva ko bawukuruye, agahita akubita ukuguru kw'inzogera kugira ngo bamenye ko akiri muzima. Rero iyo bakururaga rimwe bakumva ntago bamwumvise, bakongera kabiri kumva ntibumvise, bahitaga bamenya ko yapfuye, bagahita batangira gukurura wa mugozi, bagakurura intumbi bakayisohora, bakayikura mu ahera hahera bakagarura hanze, nta washaka kugenda kumuterura. So aho ngaho rero ubwo bwari ubutambyi bwo mu isi, ariko bwashushanyaga umutambyi mukuru ari we Yesu Kristo, witanzeho igitambo mu gihe cya Pasika. Iriya Pasika cyari igitambo gikuru gikuraho ibindi bitambo byose by'impongano z'ibyaha. Yesu ashimwe. Rero Yesu Kristo we ntabwo yinjiye hahandi, ahubwo yagiye kwinjira mu ihema ryo mu ijuru, aheraho mu ijuru. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Abaheburayo ngo niwe mutambyi winjiye ahera hahera atinjiranye amaraso y'intama cyangwa se y'igisimba icyo ari cyo cyose, ngo ahubwo yinjiranye amaraso yiwe. Nuvuga ngo we yitanzeho igitambo, hanyuma yinjira ahera hahera atwaye amaraso yiwe, ayo yamenye ku musaraba, niyo yinjiranye ahera hahera. Amaze gutanga ibitambo byose, niyo mpamvu ahera hahera mu isi hahise hacikamo kabiri, ndetse haranasaduka n'igisate kiranasaduka gikurwaho, kuko n'undi mutambyi wundi wari ugisigaye wo kujya gutanga impongano z'abana b'Imana. Ahubwo icyari gisigaye nuko niho birivuga ngo buri wese yemerewe kwinjira ahera. Kubera iki? Kuko umutambyi mukuru Yesu Kristo yaramaze kuhinjira. So iyo wambaye Yesu Kristo, iyo wahaye Kristo ubuzima bwawe, iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwawe, winjirana nawe muri ayo maraso. Iyo ufite ayo maraso ya Yesu Kristo agukuraho ibyaha, kuko niyo mpongano y'ibyaha. Ntabwo bikidusaba yuko tubaga ihene, tubaga inkoko, tubaga inka kugira ngo dushobore kubona amaraso yo kubona imbabazi ku buzima bwacu. Oya, ntabwo ariko bimeze. Ahubwo amaraso ya Yesu iyo tuyize, iyo tuyahamagaye, nta muntu udakosa, nta muntu udakora icyaha. Ariko yo wakoze icyaha hanyuma warangiza ugafata amaraso ya Yesu ukayakaraba,
ukayihanaguza, abasha kukweza, akabasha kugukuraho umwanda wose, akabasha gukuraho ibyaha byose. Rero Yesu Kristo amaze gutanga icyo gitambo cyera kandi gihoraho, icyo yakoze ni kimwe, yasubiye mu isi, yavuye mu ijuru arongera aragaruka, araza rero amarana n'abigishwa be iminsi 40, abahumuriza abwira na habutware mu ijuru no mu isi, muri kano kanya ntimwongere guhagarika imitima, ntimugire ubwoba, ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi, aho muzabwiriza ubutumwa hose nzaba ndi kumwe namwe. Muri kano kanya ngiye misyangiye ku isi nayirangije, ariko umurimo wose nari mfite ndawubahaye, ndawubasigiye. Bwabasha mwabonye nkoreramo, bwabasha mwabonye ngenderamo, namwe ndawubahaye, kugira ngo mubwirize ubutumwa bwiza, abizera bagahindukira mubabatize mu izina ryanjye n'irya Data n'iry'Umwuka Wera, mubigishe kwitondera ibyo nabigishije, mubigishe kwitondera amategeko yanjye. Arabategura, abwira bya bindi byose mwabonye nkora, mwabonye nirukana abadayimoni, mugende namwe mwirukana abadayimoni, mwabonye mpumura impumyi, mugende muhumura impumyi, mwabonye nzura abapfuye, mugende muzura abapfuye. Ndababwira ukuri yuko nimunyizera mukagendera mu masezerano yanjye, mukagendera mu byo nasezeranye, mu byo navuze kuri mwebwe, ndababwiza ukuri yuko, haleluya, ibyo nakoze muzabikora ibirenga, muzakora ibyo nakoze bikubye inshuro 100. Yesu ashimwe. Ndabwiza ukuri yuko ibyo nakoze mwebwe muzabikora inshuro 100, muzabikora inshuro nyinshi, muzakora ibiruta, muzakora n'ibyo ntakoze. Mwebwe gusa munyizere, mugendane nanjye, mubane nanjye. Ibyo rero abirangije byose, arangije ku munsi wa 40, arangije arabasezera, azamuka mu ijuru, avuga ngo ngiye kuboherereza umufasha nk'uko nabasezeranije. Reka rero dusubire mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere, reka twari tuganira muri kino gitondo. Biravuga ngo Teofila we, muri cya gitabo cya mbere nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose, kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru, amaze gutegeka intumwa yatoranije, azitegekesha Umwuka Wera. Amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40, avuga iby'ubwami bw'Imana. Mwabyumvise angaha, amaze kuzuka yamaze iminsi 40 ababonekera, abigisha, abategekesha Umwuka Wera, yamaranye nabo iminsi 40. Yesu ashimwe. Ababwira iby'ubwami bw'Imana. Umurongo wa 4, nuko abateraniriza hamwe, abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo Data yasezeranije, ibyo nababwiye, kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa Umwuka Wera. Haleluya. Ya minsi 40 ishize, biravuga ngo abateraniriza ahantu hamwe, arababwira ngo ngiye kugenda, ariko ndabasaba ikintu kimwe, mugiye Yerusalemu, mugume i Yerusalemu, mugume mu murwa, mugume ahantu hamwe, ntimwirukanke, ntimujye hirya no hino, mugume ahantu hamwe mu murwa, mutuze. Hanyuma Yohana we yaje abatirisha amazi, wa mubatizo w'amazi, yarababatije mu mazi, ariko Yesu ashimwe, ariko jyewe ndababwira ko mu minsi mike muraza kubatirishwa Umwuka Wera, muraza kubatirishwa umuriro, mu minsi mike muzabatizwa Umwuka Wera. Hari abantu benshi babatijwe mu mazi menshi, ariko batarabatizwa mu Mwuka Wera. Ndagusabira kandi ndagusengera kugira ngo muri iyi minsi
ya Pentekosti nawe wakira umubatizo w'umwuka wera. Imana ikubatize mu mwuka wera, Imana iguha umwuka wera yuzura ubuzima bwawe. Biravuga ngo nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami iki nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli? Mwesashimwe. Ahanga bari bateraniye ku musozi, baramubaza ati toke uragiye utubwiye ko ugiye kutubatiza umwuka wera, none tubwire iki nicyo gihe, uyu ni wo mwanya ugiye kugaruriramo ubwami bwawe? Apana ubwami mu isi, mu Bisirayeli bari bafite ikibazo cy'uko bakoronizwaga n'Abaroma. Bumvaga nabo bakeneye kwigenga, bumvaga nabo bakeneye. Ubundi ni nayo mpamvu Abayuda batigeze bemera Yesu Kristo. Murazi impamvu batamwemeye kugeza uyu munsi wa none? Impamvu batamwemeye kandi batigeze bamukunda nta yindi. Bari barahanuriwe, barabwiwe yuko Yesu Kristo Mesiya azaba ari mwene Dawidi. So bari bazi amateka ya Dawidi. Dawidi waje agasanga Abisirayeli bari mu gisuzuguriro, basuzuguwe na Goliyati, agatera ibuye Goliyati akamwica. Isirayeli ikongera ikagira agaciro, ikagira ijambo. Bari bazi Dawidi waje agafata igihugu cya Isirayeli agahugu gato cyane, akarwana, agafata Yerusalemu akirukana Abafilisitiya, akafata akahindura akahagira ururembo rwiwe, akagura igihugu, akinjira muri Bibiliya akareba aho igihugu Imana basizanije cyageraga, agafata ibice byinshi ba Yosuwa batigeze bafata. Kuko ba Yosuwa ntago barangije gufata ahantu hose Imana yari yarabasezeranije. Oya, bapfuye basize ahantu henshi hatigeze hafatwa. Abandi bami bose bakurikiyeho ntibigeze bafata biriya bice, byarabananiye birabagora pe. Dawidi rero aje, we yasomye mapu y'iby'Imana yahaye Abisirayeli, ashoza intambara ku mahanga yose abazengurutse kugira ngo azane cyangwa se agarure igihugu Imana yasezeranije. Aranabifata. Aho yafashe hose yaraharinze kuko yahahamuye abami bose. Yashyize igitinyiro kuri Isirayeli. Abantu bose batinye Isirayeli ku rwego rutabaho. Nyuma rero yuko amaze gupfa, Isirayeli icikamo ibice. Isirayeli ijya mu ntege nke. Abami b'Ababuloni baraza, batwara Abisirayeli, basenya urusengero, bakora ibintu byinshi cyane bitandukanye. Nyuma yaho bakomeje kwa munsi y'ubukoloni butandukanye. Rero igihe Yesu yavukaga bari bari munsi y'ubukoloni bw'Abaroma. Abaroma nabo bari bakolonije kiriya gice cya Middle East cyangwa se burasirazuba bwo hagati. Abaroma nabo bari bahakolonije, bakoreshaga amafaranga ya Kayisari. Abajenero ba Kayisari bari bose babategekaga, bari bose bacira urubanza Yesu, bari Abaroma. Rero iyo Abisirayeli basubiraga mu byanditswe, babonaga uburyo ki mu rubyaro rwa Dawidi hazavamo umwami ari we Mesiya, azaza gukura Abisirayeli mu buretwa. Rero babonaga ubwo buretwa, bagahora bafite amatsiko kuvuga ngo dukeneye uwo mwami uzaza akatubohora izi ngoyi tumazemo igihe kirekire. Kuko kuva Dawidi yapfa ntiturabona undi muntu umeze nka Dawidi. Dutegereje urwo rubyaro rwe rero ruzaza, akaza akarwanya aba Baroma, akagarura agaciro ka Isirayeli, akagarura imbago z'Isirayeli, agafata n'ibindi bice, agafata n'indi mapu yose Imana dusezeranije. Nibyo bafite mu mitwe yabo. Rero Yesu we yaje ari umwami mu buryo bw'umwuka. Aza ari umwami w'isi, aza atareba Isirayeli yonyine gusa, azana ba Baroma abakeneye nabo ngo bakizwe, azana Babuloni nabo abakeneye ngo bakizwe. Haleluya.
yaje azanye ubwami butagaragara. Abandi bo bashakaga ubwami bugaragara, bashakaga ingoyi zibave hejuru. Babonye ibyo akora, babonye uko agenda, babonye ntacyo akoze ku Baroma, babonye adafashe inkota ngo abarwanye, bavuga ngo uyu ngo ntabwo ariwe twari dukeneye. Nicyo cyatumye batamwemera. Yesu ashimwe. Impamvu batamwemeye ni uko atakoze ibyo bari barashyize mu mitwe yabo. Bari bafite expectation z'umuntu uzaza. Bari bazi ko azaza ari indwanyi nka Dawidi, akazana imiheta, akazana amacumu, agagurutsa ingabo, agakubita Abaroma, agakubita ibihugu bibazengurutse, akongera agashyiraho ubwami, hanyuma isi ikongera igahinduka igitinyiro. Nicyo kintu batekerezaga. Babonye bagumye mu buretwa, babonye babwirwa ngo bihane ibicumuro byabo n'ibyaha byabo gusa, babonye umuntu arimo agendera ku cyana cy'indogobe, babonye agenda mu ikanzu imwe no muri rugabire, bavuga ngo uyu yaba umwana w'Imana wa he, uyu yaba mwene Dawidi gute? Tuzi Dawidi ibyo yakoraga, ko nta kintu na kimwe tubona mu byo Dawidi yakoze uyu nguyu yadukoreye. Nicyo cyatumye bamurejeta, baramwanga, kuko uburyo yajemo n'uburyo bari bamwitezemo byari ibintu bibiri bitandukanye. Bari biteze indwanyi karahabutaka, babona umuntu uje babwira ngo umuntu nagukubita urushyi mu musaya umuhindurira uwundi. Ati reka da, ibise nibyo dukeneye. Dukeneye umuntu uza agafata inkota, agafata imiheta, akirukana Abaroma badutwariye ubutaka, badukoloniza abatuje epfo na ruguru. Niwe dukeneye. Ibyo rero bituma batamwemera. Urumva? So rero n'ahangaha kuri umurongo wa 6, izi ntumwa za Yesu nazo zifite bya bitekerezo, zifite baramwakiriye, baramwizera, ariko bafite ka kantu ko kuvuga ngo ubwami bw'Abisirayeli nikarabavamo. Yesu we ntago arimo areba ubwami bw'Abisirayeli. Yesu arimo arareba ubwami bw'Imana mu isi yose. Ariko aba bobo ibitekerezo byabo no kwifuza kwabo barimo barareba ubwami bw'Abisirayeli. Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli? Ntago ari ubwami mu isi, oya, ntago ari ubwami bw'Imana mu isi, ni ubwami mu Bisirayeli. Baracyafite kwikunda, barikunze, barashaka, barakeneye bo ubwabo ibyabo, barashaka bo ubwabo. Ariko Yesu we ntago aje kuzana ubwami mu Bisirayeli, ahubwo Yesu arashaka gufata isi yose akazamo ubwami bw'Imana. Bo rero ibyo ntibabishaka, barimo barareba ubwami mu Bisirayeli. Umurongo wa 7 arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe Data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugera ku mpera y'isi. Yesu ashimwe. Urumva igisubizo Yesu abashubije kiri inverse, kiratandukanye n'ibyo bibwiraga cyangwa se n'ibyo bamubajije, n'ibiri mu mitima yabo. Mu mitima yabo hari ngo ubwami mu Bisirayeli. Yesu narababwiye ngo si ibyanyu kumenya iminsi, kumenya ibihe, kumenya porogaramu y'Imana, kumenya iby'Imana ikora, ibyo ntago ari ibyanyu. Atari ko reka mbabwira ikintu kimwe, ahangaha yari abacalenjinze, yari abahinduye, abashyize mu kindi cyerekezo. Arababwira ngo muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, hanyuma izo mbaraga muzahabwa nizo kubwiriza Yerusalemu, Yudaya no gukomeza kugera ku mpera z'isi yose. No kuvuga ngo akuyeho rwa rusika bashyizeho rwa Isirayeli, bo muri bo barumva ubwami bwawe muri Isirayeli. Ariko arababwiye ngo imbaraga zigiye kwamanukira, Umwuka Wera ugiye kwamanukira, niwo gutwara kugera ku mpera z'isi, niwo gutwara mu Bayuda, niwo gutwara mu Bagiriki, niwo gutwara mu Baroma mu bakoronije, niwo gutwara mu Rwanda, mu Barundi, mu Bakongomani. Mwebwe ibyo mwishyizemo mwumva ngo ubwoko bwacu, igihugu cyacu, ahantu hacu, uyu Mwuka Wera uje mboherereje ntabwo ariyo misiyo imuzanye, ntabwo ari misiyo y'ubwoko bwanjye, agahugu kanjye, bene wacu, oya. Misiyo y'uyu Mwuka Wera niyo kuzenguruka isi yose, niyo ubwoko bwose bwo mu isi. Haleluya. Umwuka Wera ntabwo aje kugira ngo mwirebeho,
Mwuka wera azanye imbaraga zitari zo gukorera mu kadugudu ka Isirayeli, mu mipaka ya Isirayeli, zitari ubw'ubwami bw'ubwoko bumwe bwa Isirayeli. Mwuka wera amanutse azanye imbaraga z'ubwami bw'isi, azanye imbaraga muzakoresha mu mahanga yose, mu moko yose, mu ndimi zose, ntimuzamurimite. Yarimo acalenjinga ibitekerezo byabo byo kumva yuko ubwami ni ubwabo, ibikorwa ni ibyabo. Yesu rero arimo arabacalenjinga, arabahinduje, arabwira ati reka dasi uko biri, uyu mwuka wera n'izi mbaraga muhawe ntago bizagarukira, kuko ubundi Isamariya, ababwiye Isamariya kiriya gihe abayuda n'abasamariya ntago bumvikanaga. Murazi ikiganiro cyabaye ku iriba ku musamariyakazi na Yesu. Yesu amubwira ngo mpa amazi yo kunywa, ati wanywa gutura umuyuda agenda umusamariyakazi. Yesu arabwira ati na ba bandi mudasangira amazi, na ba bandi mudasangira ibyo kurya, na ba bandi munenana bari abasamariya, uyu mwuka wera mboherereje nawe uzahagera, muzajya ni Samariya. Yesu ashimwe. Muzajya ni Samariya. Haleluya. Ni nk'uko uyu munsi wa none imipaka y'u Rwanda n'u Burundi irafunze, ni nk'uko uyu munsi wa none umuntu yazana nk'ibyo kurya mu Rwanda, ababwira ibi ntabwo ari ibyo kurya byanyu mwenyine gusa, mwambuke mubishyire n'abarundi musangire. Kandi imipaka ifunze, yego musangire. Izi mbaraga mbahaye, ibyo kurya mbahaye, amafaranga mbahaye, imyambaro mbahaye, mugende musangire n'abarundi, mugende musangire n'abakongomani. Kandi Kongo biri mu bibazo bya politike bikomeye n'u Rwanda, it's okay, mugende musangire. Ibi namanuye, ibi mbahaye ntabwo ari ibyanya abanyarwanda mwenyine gusa, mugende musangire n'abakongomani, mugende musangire n'abarundi, mugende musangire n'abagande, musangire n'abatanzania, mukomeze Afurika yose, mubaheho n'i Burayi n'abazungu n'ababirigi. Se tubaye kandi twaciye umwana n'ububirigi, yego mugende musangire n'ababirigi. Yesu ashimwe. Mu bundi buryo nuko byari bimeze ku Bisirayeli. Abisirayeli ntabwo bavugaga rumwe n'abasamariya, barabanenaga. Yesu yakoresheje abasamariya cyane kubera ko ni ikibazo cyari kiri hagati y'abayuda n'abasamariya. Muri bukavuga umugabo w'umusamariya waje agasanga umuntu bakupitiye mu nzira warembye ari umuyuda, abandi bayuda bene abo bamuciye batagize icyo bamufasha, akavuga ngo nyamara umusamariya wundi mutumvikana, wa wundi mutagenje gute niwe waje aramuhembura. Yararimo ashaka kubereka ubumwe, urukundo, we ko yazanywe no gukuraho iyo mipaka. Yesu ashimwe. Iyo mwuka wera yamanutse mu buzima bwacu akuraho imipaka. Umuntu ugifite imipaka muri we, mu mutima wiwe, mu buzima bwe, ntabwo urahura n'umwuka wera. Iyo umwuka wera yinjiye muri wowe, misiyo y'umwuka wera, gahunda z'umwuka wera ni ugusenya imipaka, ni ugukuraho ibidutandukanya, ni ugukuraho ibitubuza kuba umwe, ibitubuza guhahirana, ibitubuza kugenderana, ibitubuza gusabana. Iyo umwuka wera yamanutse, abasamariya n'abayuda basangira ku meza amwe. Yesu arabwiye ngo imbaraga mbahaye, umwuka wera mbahaye, muzajya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya. Ni Samariya hahandi munena, ni Samariya hahandi mudahuza, ni Samariya hahandi udashobora gusaba amazi ngo bayaguhe, ni Samariya hahandi naho muzajyana izi mbaraga z'umwuka wera. Iyo umwuka wera ari mu buzima bwawe, ntabwo ukivuga ngo uriya ni umugande genda umunyarwanda, ngo uriya ni umurundi genda umutanzania. Oya, umwuka wera, imbaraga z'umwuka wera twahawe, nicyo Yesu Kristo arimo gusobanura ahangaha. Icyakora muzahabwa imbaraga, ariko izo mbaraga z'umwuka wera muzahabwa, muzajya Yerusalemu, Yudaya yose ni Samariya, handi mutavuga rumwe, handi munena, handi mugenza gute, no kugera ku mpera z'isi yose. Haleluya. Iyi niyo misiyo y'umwuka wera.
bwoko bw'Imana, iyo ugifite limite muri wowe, ugifite ubwoko muri wowe, bariya ni Abatutsi, bariya ni Abahutu, bariya ni Abatwa, bariya ni Abakongomani, bariya ni Abarundi, bariya ni Abanyarwanda, bariya ni Abagande, bariya ni Abasomaliya, bariya ni abo muri Afurika y'Epfo, bariya ni Abazungu, bariya ni abanaba, bariya ni barebare, bariya ni bagufi. Nta mwuka wera uri muri wowe, nta mwuka wera uri muri wowe. Igihe cyose ibyo byose bigituye mu mutima wawe, igihe cyose ukireba abantu gutyo, ugifata abantu gutyo, nta mwuka wera uri muri wowe. Kuko umwuka wera misiyo ya ikindi cyose yababwiye, muzahabwa imbaraga. Ugifite ibyo bintu biri muri wowe bikubwira ngo uriya ni runaka, uriya bimeze gutya, aba bimeze uku nguku, nta mwuka wera ukurimo. Nta mbaraga z'umwuka wera ziri mu buzima bwawe. Nta urakira rwose pe. Nimba unabeshya ngo urakijijwe, ukaba wibeshya ko ukijijwe, ukabeshya ko ufite umwuka wera, samutemu ukajya uvuga mu ndimi, ufite ibindi bikuvugisha mu ndimi. Zira ndimi uvuga hari ibindi bikuvugiramo, n'ibindi bigukoreramo. Kuko imbaraga z'umwuka wera ntabwo zishyiraho imipaka ku Basamariya n'Abayuda. Haleluya. Y'imbaraga z'umwuka wera ziri muri wowe, iyo mwuka wera yaje muri wowe, Yesu yabisobanuye, i Yerusalemu, i Yudaya n'i Samariya, hahandi mudasangira, muzajya mubabwiriza ubutumwa bwiza. Kandi yabahaye urugero, yabahaye urugero mu gihe batari bazi yuko nta muntu ushobora kwicara n'umusamariyakazi yicaranye nawe amasaha 3 ku iriba, aganira nawe amubwira ngo mpa amazi yo kunywa. Umusamariyakazi biramutangaza, avuga ati uri Umuyuda, wamwera gute ku kintu unavomesheje? Ati mwebwe musengera wa Yerusalemu, natwe tugasengera kuri uyu musozi. Hariho igikuta kidutandukanya hagati yacu namwe. None bimeze gute? Yesu arangije ambwira ati reka nkubwire, mu gihe kizaza nta uzaba agisengera Yerusalemu, nta uzaba agisengera kuri uyu musozi, ahubwo abazaba basenga Data bazamusenga mu mwuka no mu kuri. Haleluya. Iyo urimo gusenga mu mwuka no mu kuri, ntabwo haba hakiri nk'ab'i Yerusalemu, ntaba hakiri ngo aha n'aha. Nicyo Yesu arimo kuvuga, iyo mipaka mwashyizeho ngo bamwe baraha ngo abandi baraha ngaha. Mwuka wera nabamanukira, mwuka wera naza, muzamusenga mu mwuka no mu kuri. Ntabwo muzamugisenga nkanga n'aho Abasamariya basengera, nkanga n'aho Abayuda basengera. Oya, muzamusenga mu mwuka no mu kuri. Haleluya. Iyo urimo gusenga mu mwuka no mu kuri, uri Umurundi uri kumwe n'Umunyarwanda, uri kumwe n'Umukongomani, uri kumwe n'Umugande, uri kumwe n'Umusudani, uri kumwe n'Umusomali, uri kumwe n'Umuhinde, muri bamwe, umutima n'umwe, umwuka wera n'umwe, umwami n'umwe, nta tandukano riri hagati yanyu. Uri kumwe n'Umuzungu, uri kumwe n'Umusoda, uri kumwe nande, muri ubwoko bumwe, muri abantu bamwe. Umwuka wera uri muri mwebwe ubahindura umwe. Nta rusika, nta mupaka, nta kintu na kimwe kiba kikirimo, nta bwoko burimo, nta rurimi rurimo. Apfa kuba ibyo avuze ubyumva. Yesu ashimwe. Tugendana biriya tutamenye, tugendana biriya dusoma ibintu tutumva. Ariko iyi niyo misiyo y'umwuka wera. Iki nicyo Yesu arimo kuvuga. Mu gihe bafite bya bitekerezo na za imaje zo kuvuga ngo ubwami bwa Isirayeli, ubwami bwa Isirayeli, ibyo bisika mu bisenye. Nta bwami bwa Isirayeli muri kano kanya. Ni Yudaya, ni Samariya, ni Yerusalemu, ni ukugera ku mpera y'isi yose. Ubwami bw'Imana aho bwageze, nta Muyuda nta Mugiriki. Haleluya. Ubwami bw'Imana aho buri. Niyo mpamvu Yesu yakomeje avuga ngo nimusenga muvuge ngo Data ubwami bwawe buze. Ahatari ubwami hari amacakubiri, hari ibibazo bitandukanye, hari intambara. Ariko aho ubwami bw'Imana buri, aho ubwami bw'Imana bwamanutse, nta Muyuda nta Mugiriki. Yesu ashimwe. Nta wirabura, nta uruhu rw'umweru, nta uruhu rw'umwirabura. Tujya tuvuga ngo abazungu bafite racisme, ariko hari n'abirabura bafite racisme nabo. Banga abazungu bavuga ngo abazungu niwe baradukoneje, batugiye nabi, baradukora uburetwa n'ibiki byose. Ariko uyu mwuka wera yaje muri wowe, urababarira izo mbabazi zose, ibyo bikomere byose bigashira, ukabona umuzungu nka mwene so. Abazungu bakijijwe iyo bakubonye nk'umwirabura bakubona nka mwene so. Murisha mugasangira, mugasana, mukagenza gute. Aka niko kamaro. Nimba turimo twitegura igihe cya Pentecost, already umwuka wera yaramanutse, turi kumwe nawe. Ntabwo azamanuka sande. Oya,
sande turibuka ko yamanutse. So nimba ari umwuka wera waramwakiriye akaba ari mu buzima bwawe, akaba ari kumwe nawe, uku niko yakugize. Yesu ashimwe. Uku niko yakugize. Yo wamaze gufata ifu ukayisukamo amazi, ukavanga ugakoroga, ugashyiramo n'isukari, ugakoroga, ntabwo ushobora gusubira inyuma ngo ubivangure. Ntibishoboka. Ntabwo ushobora gusubira inyuma ngo ufate isukari uyivanemo uyishyire ku ruhande, nurangiza ufate ifu uyikuremo uyishyire ku ruhande, ufate amazi uyakuremo uyashyire ku ruhande. Ntabwo wabivangura ngo bikunde. Noneho sasa iyo biteretse ku muriro bikabira, biba byarangiye. So uku niko turi rero. Iyo umwuka wari amaze kwinjira muri twebwe, Yesu Kristo akinjira muri twebwe, Imana ikinjira muri twebwe, ikicara muri twebwe, ntabwo uba ukishobora kwivangura ngo bikunde. Yesu ashimwe. Ntabwo uba ukishobora kuzana ngo jyewe ndi iki, ngo genda uyu, oya. Iyo umwuka wera yicaye muri wowe, Yesu Kristo yicaye mu buzima bwawe, Imana yicaye mu buzima, ubwami bw'Imana burimo bukora muri wowe, nta muyuda nta mugiriki. Inshuro nyinshi Yesu yakomeje avuga, mushaka ubwami bw'Imana, mushaka ubwami bw'Imana, mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Nimusenga mubwiye ngo data ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Ubundi iryo ni ryo sengesho dukwiriye gusenga igitondo n'umugoroba. Ubwami bwawe buze, data ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. So ubwami bw'Imana burimo gushaka kw'Imana. Ugushaka kw'Imana ni uku nguku kurenza amarangamutima yacu. Ugushaka kw'Imana nuko uriya muntu wese uri imbere yawe ni ishusho yawe, ni ishusho y'Imana, n'ubwiza bw'Imana. Yesu ashimwe. Murongo wa 9 ariho nashaka ko tugerekana, avuga ngo amaze kuvuga atyo azamurwa, bakimureba igicu kirabakingiriza. Haleluya. Amaze kubasobanurira, amaze kubabwira buri kimwe cyose, azamurwa bamureba. Yararangije kubabwira ibyo mwari mwikizemo mubyikuremo, ibyo ngiye kuboherereza, ibinjyanye, ibyo ngiye gukora nibi. Umwuka warangiye kuboherereza ntago ari uw'i Yerusalemu, n'uw'isi yose. Muzajya mu mahanga yose, muzajya mu bwami bwose, muzajya ahantu hose. Izi mbaraga z'umwuka wera zizajya buri hose, zizakora buri hose, muzatwara buri hantu hose. Nuko biri. Mbohereje gutyo, mugende gutyo, mubimenye. Haleluya. Arangije arazamurwa mu ijuru. Amaze kuzamuka, umurongo wacu avuga ngo bakiraramye batumbera mu ijuru, akigenda abagabo babiri barabonekera bahagaze iruhande rwabo, bambaye imyenda yera. Barabaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu ubakuwemo akazamurwa mu ijuru, azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Haleluya. Muri byambi byavuga ngo azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, kuko yabisezeranye natwe. Azaza ntazatinda, araduhamagara, araduhamagara, ngo tuzabane nawe mu ijuru. Araduhamagara. Yesu yapfiriye ku kandi abohora umutima wanjye, ntangazwa cyane n'imbabazi ze, yazize ibyaha byanjye. Haleluya.
abagabo babiri barababonekera barababwira ngo uyu mubonye azamurwa, uyu mubonye agenda, uko mumubonye niko azagaruka. Aragiye ariko azagaruka. Bwoko bw'Imana, reka kino gitondo mbabaze, muribuka kandi murazi neza yuko dutegereje umwami Yesu. Muzi ko Yesu Kristo azagaruka, uko yazamutse mu ijuru ariko azagaruka. Inshuro nyinshi muri buno buzima n'agakiza hari igihe ibibazo bidutwara, tukabaho dusenga twiyiriza dushaka amaso h'Imana, ariko twaragoswe n'ibibazo, twaragoswe n'ibigeragezo. Ijoro n'amanywa utekereza ubukode bw'abandi, ijoro n'amanywa utekereza ibyo kurya, ijoro n'amanywa utekereza amashuri y'abana, ijoro n'amanywa utekereza ideni rya banki ufite, ijoro n'amanywa utekereza ibintu byinshi cyane bitagenda mu buzima bwawe, ijoro n'amanywa utekereza ibibazo byinshi wahuye nabyo, ariko tukibagirwa gutekereza ko umwami wacu Yesu Kristo azaza. Igitondo kimwe, umugoroba umwe, ijoro rimwe, haba ari saa sita z'ijoro, haba ari saa munani, haba ari mu gitondo, I don't know, ariko umunsi umwe impanda izavuga. Igihe kimwe uwazamutse azagaruka gutwara umugeni. Haleluya. Umwuka wera ni umufasha twasigiwe muri ubu buzima, muri iyi mibereho. Haleluya. Ni umufasha twasigiwe, ni umufasha twahawe ngo adufashe muri uru rugendo, muri iyi si ibibazo n'amakuba n'intambara n'ingorane. Twaramuhawe, twaramusigiwe ngo adufashe, ariko destination yacu ni mu ijuru. Destination yacu Yesu azagaruka. Uyu mwuka wera ntabwo ari we herezo ry'ubuzima n'imibereho yacu, ahubwo ni uwo kudufasha muri uru rugendo, ni uwo kudufasha muri imibereho, ariko destination yacu Yesu Kristo azagaruka. Umwuka wera ameze nk'umubyeyi ufite umwana mutoya. Uyu mwana akaba adashobora kwikuramo pampa, akaba adashobora kuza kwishyuriza ibyo kwiga kuri gaze, akaba adashobora kuza kwiryamisha no kwikarabya. Hanyuma umubyeyi akavuga ngo mfite akazi, ndamara iminsi 3, ni urugero, cyangwa se ndataka umugoroba, kuko biravuga ngo umunsi umwe ku Mana uhanye n'imyaka 1000 kuri twebwe. So nivuga iminsi 2 umubyeyi yagiye, wumva imyaka 2000 Yesu Kristo dusize muri iyi si. Rero reba uvuga ko ushaka kuvuga ati mfite akazi, wenda ni misiyo y'iminsi 3, ariko umwana wanjye aracyanywa amata, aracyari mutoya. Warangiza ugahamagara umuntu w'umubyeyi ukamusiga mu rugo rwawe, ukamusigira buri kimwe cyose, ukambwira umwana wanjye ndabizi yuko ibyo mfite ntashobora kubyiha, mfite amata ntashobora kuyitegurira ngo ayanywe, mfite ibyo kurya bigomba gusebwa muri blender, ariko umwana wanjye ntashobora kuza kubisika. Umwana wanjye akeneye kwambara pampa, akeneye gukaraba, akeneye guhindurirwa, akeneye kumenya igihe cyo kuryamira. Ibyo rero ntacyo na kimwe ari buze kubikoraho. Reka fate uyu muntu musige hano kugira ngo yite kuri umwana muri iyi minsi 3 ntahari, hanyuma ningaruka ku munsi wa 3 nzaza nsubirana umwana wanjye. Nicyo Kristo yakoze kuri twebwe. Amaze kudupfira, amaze kuducungura, yaravuze ndagiye ariko nzagaruka, ariko sinabasiga mwenyine, reka mbasigire umufasha. Biravuga ngo umwuka wera niwe utunihira, niwe udusengera, niwe utwingingira iminiho itabarika. Yesu yaravuze ngo uwo mwuka azenda ku bya data abibahe, abibamenyeshe.
so rero umwuka wera turi kumwe nawe nk'umufasha, ariko uwaducunguye, uwadupfiriye azagaruka, azagaruka kudutwara, azagaruka. Biravuga ngo mu rugo rwa data hariyo amazu menshi, iyo abadahari babibabwiye. Ngiye kubategurira kugira ngo aho ndi namwe muzahabe, nzagaruka mbajyane. Rero nubwo tugotwa n'ibibazo, tukagotwa n'ibigeragezo, tukagotwa n'intambara, ntitwibagirwe yuko hari aho umwami wacu yagiye gutegura, kandi azagaruka akadutwara jyewe nawe. Tuba muri iyi si twibuka ko turi abagenzi, tuba muri iyi si twibuka yuko Yesu Kristo azagaruka umunsi umwe. Abamarayika babwiye intumwa, uko mumubonye agenda niko muzamubona agaruka. Haleluya. Uko mumubonye agenda niko muzamubona agaruka. Uwo mwami azagaruka, azaza gutwara abageni, azaza gutwara. Haleluya. Azaza atujyane. Rero ibyo dukora byose, ibyo tubamo byose, ibyo tuvuga byose, ubuzima bwose tubamo, please remember, one day Jesus will come back. One day. Bitinde bitebuke, abejo bundi ntabwo twamenya ngo nigere, kubera ko umunsi umwe ku Mana ungana n'imyaka 1000, ashaka kuba asigaje amasaha akaba ari imyaka 100 kuri twe. Ashaka kuba asigaje umunsi umwe akaba ari imyaka 1000 kuri twe. Ashaka kuba asigaje iminsi 2 akaba ari 2000 by'imyaka biri imbere yacu. Ashaka kuba asigaranye amasegonda akaba ari ejo mu gitondo azaza. Cyangwa n'ubu ngubu ndimo kuvuga ngaho wabona agarutse na Pentecost itageze. We don't know. Ariko icyo tuzi ni kimwe, nuko nabatinze no kugaruka, we muri uyu mubiri ntabwo uzagumamo umutegereje. Ngiye nikigera uzasinzira, ariko uzasinzira n'ibyiringiro by'uko nagaruka uzakanguka ukamusanganira. Bibiliya yavuze ku bakobwa 10, 5 b'abapfapfa na 5 b'abanyabwenge. Bibiliya avuga ngo umukwe atinze kuza ngo bose barasinzira. Uko gusinzira Yesu arimo kuvuga ni bitotsi by'urupfu. Ubundi urupfu Bibiliya rwita ibitotsi, twebwe turwita urupfu kubera ko nyine ugiye abatazagaruka. Ariko ku Mana Bibiliya byita ibitotsi. Umuntu abasinzira, ko ku Mana urasinzira uzakanguka. Ku Mana gahunda zawe n'Imana ziracyakomeza, ntago zirangiye. Waba ukijwe waba udakijijwe, ntabwo murangizanije n'Imana. Urasinziriye tu, nimba udakijijwe ntabwo murangizanije tu, uzakanguka ugaruka usobanura ibyo wakoze igihe warukanuye. Niyo mpamvu rero Imana ntabwo ibyita urupfu. Twebwe turavuga ngo arapfuye kuko tuba tuzi ngo byose birarangiye. Ibyo yadukoreraga, ibyo yadufashaga, ibyo twe tumukeneyeho, arapfuye birarangiye. Ariko ku Mana yavuga urasinziriye buryamye aho ngaho, ndagutegereje one day. Wakoze neza uzabyuka ngo uhembe, wakoze nabi uzabyuka ngo ushyire mu rubanza. Ndagutegereje tu, we sinzira. Isinzirire. Sinziriye ntacyo bitwaye. Ariko ndazi ko umunsi umwe igitaka, ubutaka buzagarura abo bwatwaye hose, amazi azagarura abo yatwaye yose, inyamaswa buri kintu cyose cyatwaye umubiri kizakigarura. Muhagarare imbere y'intebe y'imanza. Ibyo waciyemo, ibyo wanyuzemo, ibyo wakoze, tubireba tutabireba, tubizi tutabizi, kamera z'ijuru zara kuri kodinze. Uzagaruka tu, ushaka upfe bagutegere nande, ushake bakurase, ushaka usinzira, ushaka ujye kwa muganga gutera inshinge mbugenze gute, ibyo birakureba. Icyo nzi cyo ku Mana urasinziriye, ntago upfuye. Ku bantu no ku muryango urapfuye, baragusezeye, ntibazongera kukubona. Ariko ku Mana urasinziriye, ntimurarangizanya. Yesu ashimwe. Ntimurarangizanya.
ibyo wavuze, ibyo wakoze, aho waciye, aho waraye, biri rekodi. ariko hari ikintu kimwe, hari gome ihanagura ibyo byose, ni amaraso ya Yesu. iyo winjiye mu maraso ya Yesu, amaraso Yesu aragenda, biravuga ngo urwandiko rwaturegaga, kamera zose zaturegaga, ngo Yesu yabambye ku musaraba. iyo utumbereye umusaraba ukareba Yesu Kristo wabambwe, ukamwakira nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi, ukamusaba imbabazi, akababarira ubugingo bwawe, akabarira ubuzima bwawe, rwa rwandiko rwose rwakuregaga ruhanagurwa n'amaraso ya Yesu. niyo mpamvu nta muntu n'umwe uzaseruka imbere y'Imana kubwo gukiranuka kwiwe, kuko ntawe uriho, ntawe uriho. niyo mpamvu birivuga ngo nta yindi nzira imwe ibaho atari Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, kuko niwe amaraso yiwe ahanagura urwandiko rw'ibyaha, urwandiko rw'ibiturega. ni Yesu wenyine gusa. udahuye nawe, utakiri ayo maraso, utamutumbiriye ku musaraba, nta handi uzacikira urubanza, kuko ibyo wakoze byose munsi yo kubaho kwawe biri rekodi. uzabireba neza kuri kamera nini cyane, kuri sikirini nini, aho wasambanaga, aho wibaga, aho wakubitaga umuntu agafuni, aho warasaga abantu, aho wakorogaga uburozi mu mazi urumuhereza abantu, aho wajyaga ibinyungutu twana tw'impinja tutabasha no kuvuga ukajya udukanda imbavu. ibyo byose uzaba ubireba hariya kuri sikirini. isi yose kureba wibone, kuva umunsi wavutse kugeza umunsi wasinziririye ukavira muri ubuzima, byose bizaca hariya imbere. aho watinganaga uryamana n'abagabo bagenzi bawe, uryamana n'abagore bagenzi bawe, aho wasindaga, aho wabyira, bya bindi byose wagerageje guhisha isi ngo ntibibone, bwa bugambanyi bwose wakoraga ku mate, buri kimwe cyose kizaba kiri kuri sikirini imbere yawe, uri mu bireba. reka mbabwire, nta muntu n'umwe Imana izohereza mu muriro. uko niko kuri, nta muntu n'umwe Imana izohereza mu muriro. umuriro, umuryango wo mu ruza uri hari ukinguye, umuryango wo mu ijuru uri hari ukinguye. wowe ubwawe uzareba ibyo wakoze mu minsi yo kubaho kwawe, ubwawe utore akayira wijyane mu muriro, winjize neza ubwawe, kuko nta kudisikasinga, nta n'undi mwavuka uzaba ukeneye. mu nkiko zo mu isi tuba tuburanuza n'abantu, barambeshyera, hari uzabireba byose ugati uriya n'igihe, uzabyibuka neza nk'akariya kanya uko byabaga. nibirangiza video yawe imaze gufungwa, uzahita utera akayira ubwawe no mu itanura ry'umuriro winjizeyo, kuko ubwawe urabona ko nta kindi, nta kujura, nta kubura, uzahita winjizayo. ariko abakirwa mu Yesu n'umucunguzi, uzahagara hari imbere n'intebe y'imanza, televiziyo yake, bakubite mu izina ryawe. Satani nawe ari hari avuga ati, sha cyagihe ni wowe, ndakuzi sha, wari nda warabyinaga mu kabari, kaze wibone hari uceza n'abagabo bandi bakora nk'amafaranga. Satani mu gihe yari yiteze yuko abona video deleted, ahari hari ubujura deleted, ahari hari ubusambanyi deleted. byagenze gute se? nuhindukira ubone Yesu Kristo wandi wizeye abambwe ku musaraba, kugira ngo mwana wanjye nakwabareye byose, injira mu bwami bwanjye. bya bindi byose byarahanaguwe igihe watumberaga umusaraba, rya joro wahamagaraga amaraso Yesu ngakwezi, cya gihe wari uryamye kwa muganga ngo Yesu nyiza, cya gihe wavaga gukora icyaha ukaza ukavuga ati ibintu nubwo mbikora ntabwo mbikunda, mbabarira, ndiyeza n'amaraso ya Yesu, byose bihanagurwa. haleluya. rero gutegereza umwuka wera, kumenya ko Yesu Kristo yazamutse mu ijuru, ntabwo ari ibintu gutyo gusa abantu twefashe nk'ibintu dasingi buri mwaka, ni ibintu duhoramo. no, bitwibutse yuko hari ubundi buzima, bitwibutse ko hari urundi rubanza rudutegereje, bitwibutse ko wagiye azagaruka, kandi nagaruka ntabwo azabashanya umwuka we, umwuka we yaraduhaye, nagaruka azabaje gutwara itorero, nagaruka azabaje kwinjiza abantu ku munsi wa nyuma, ku munsi w'urubanza. nagaruka
niyo mpamvu tubeho ubuzima bwo kwiyeza. Nukora icyaha ntukarara n'icyaha, nujya mu ntege nke ntukaziraremo, kuko ntabwo uzi umunsi n'isaha, ntabwo uzi umunota. Haleluya. Reka amaraso ya Yesu ahanagure urwandiko rw'ibikurega byose, ubeho udafite ikintu kigushinza imbere y'Imana, kuko uwagiye azagaruka, azaza. Bibiliya yavuze ngo uko mumubonye azamuka, uko mumubonye agenda, niko muzamubona agaruka. Yesu Kristo azagaruka gutwara itorero. Uyu mwuka wera tumufite nk'ugomba kudufasha muri ubuzima, tumufite nk'ugomba kudufasha muri imibereho, tumufite nk'ugomba kudufasha muri umuhamagaro, kugira ngo dutunganye ibyo tugomba gutunganya, tubwirize ubutumwa bwiza, turirimbe, duhanure, dukorera abantu ibyiza, tubane n'abantu bose amahoro, tubashe gukiranuka, tubashe gutsinda icyaha, tubashe kwihana, tubashe n'icyo umwuka wera adufasha muri ubuzima. Ariko finally umwami Yesu Kristo azagaruka. Umwuka wera ntabwo ari ijuru dutuyemo, ni umufasha udufasha kugira ngo dukorere ubwami bw'Imana, dukorere ijuru. N'udufasha kugira ngo aduhindure tuvemo bya bindi byose twishyizemo ngo Yerusalemu yacu, ngo Isirayeli yacu. Nimvuga Isirayeli yacu wumve nyine bya bindi twishyizemo twese, Afurika yacu, like that, byose murabizi. Nuko kugufasha gukuraho izo mbago zose kugira ngo utware ubwami bw'Imana, umanure ubwami bw'Imana, uzane ubwami bw'Imana, ubane n'ubwami bw'Imana, ugendere mu bwami bw'Imana. Haleluya. Ibyo rero nitubikora neza, mwuka wera azadufasha muri urugendo. Hanyuma Kristo azaza asanga tutaracogora, azaza asanga tutanananiwe, azaza asanga tuhagaze aho yadusigiye tugomba guhagarara. Haleluya. Hari aho umwuka wera yadusigiye, hari aho tugomba kuba, hari aho tugomba gukorera, hari aho tugomba guhagarara. Yesu Kristo azadusange mu kunesha no mu gukiranuka. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Reka muri kano kanya dukorera Imana. Reka muri kano kanya dukorera Imana dutanga icya 10 n'amaturo, hanyuma dusengera n'ijambo ry'Imana tugana ku musozo. Iki cyumweru dufite Morning Glory kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu, hanyuma ibindi tuzabibwira muri iki cyumweru uko umwuka wera azadushoboza kwitegura umunsi wa Pentecost. Reka rero dutanga icya 10, reka dutanga icya 10 n'amaturo dukoresheje izo nimero ziri kuri screen zacu, kuba dukurikiye muri kano kanya cyangwa se uzakurikirana ijambo ry'Imana. Izo nimero ziri kuri screen wazikoresha utanga icya 10 bitewe n'aho uherereye. Abari ku rubuga namwe mwakoresha izo ngizo nk'uko bisanzwe. Dukomeze kubaka umurimo w'Imana no kubaka ubwami bw'Imana. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Data, turagushima kubw'umuntu wese urambuye ikiganza cyiwe atanga icya 10 n'amaturo. Turagushima Mana kubw'ijambo ryawe, turashima kubw'iki cyumweru. Reka data umugisha umuntu wese mwami, data mvise ijambo ryawe, reka gitareka amahanga ushoboze buri wese mwami kuba mu bwiza bwawe no mu cyubahiro cyawe, udushoboze mwami kubana n'umwuka wera, udushoboze mwami kuba tugutegereje igihe uzazira, kugira ngo mwami umunsi waje tuzakwakire kandi data uzasange twiteguye. Ntuzasange mu tumeze nk'abakobwa b'abapapa data bamwe basinziriye bagakanguka badafite amavuta. Reka mwami nubwo twasinzira dusinzirana amavuta, kugira ngo nugaruka mwami uje gutwara itorero data icyo gihe nidukanguka tuzakanguka dufite amavuta. Nusanga tukiri maso nabwo imperezo zacu ziba zirimo amavuta. Uturinde mwami kandi utugire neza. Urakoze kumva gusenga, izina ryawe rishimwe kandi rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Imana ibahe umugisha, mwakoze ku imbere y'Imana. Reka mbabwire ngo icyumweru cyiza n'umunsi mwiza. Bye bye.